Ikaze Flight Official. Ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu. Imana iguhe umugisha ndetse ikomeze imana nawe nkubwira ngo nawe niba utarakora subscribe wakora subscribe, maze tukajya tubana umunsi ku wundi ugenda umenya amakuru agiye atandukanye. Rero tubabajwe n'uyu muvandimwe wacu Jean-Mambere Gatsare witabye Imana. Mbese yari muntu ki? Mbese icyo ukwiye kumenya ni iki? Ise iby'ingenzi wamenya kuri Jean-Mambere Gatsare niki wamenya kuri we? Nicyo kintu hano ngiye kuza kukubwira ndetse nkanagusobanurira. Jean-Mambere Gatsare rero ni izina riremereye cyane cyane mu itangazamakuru rya siporo hano mu Rwanda. Nta muntu utamuzi rwose kuko yabereye benshi urugero ndetse ubuhamya ndetse ubuhanga bwe muri uyu mwuga bwatumye buri muntu wese amumenya. Byatumwe buri muntu wese ukurikirana umupira, ukurikirana ruhago ndetse n'utabikurikirana muri rusange kuko n'umunyamakuru yagiye akorera ibigo biba bigiye bitandukanye. Byatumye buri wese amumenya ndetse akomeza kwigarurira abantu buri munsi uko yagendaga akora. Niwe wise umukinnyi w'umunyabrazil Ronaldo fenomene y'igifaru kubera imbaraga ndetse n'umuvuduko yakoreshaga cyane cyane mu kibuga. Jean-Mambere Gatsare rero yari umuhanga mu kogeza umupira ndetse no gucukumbura no gutangaza amakuru by'umwihariko arebana n'imikino, ari nabyo abantu benshi bamumenye aribyo akora. Muri iyi nkuru rero tugiye kugaruka ku bimwe mu bintu byagiye biranga uyu munyabigwi ndetse utazibagirana mu mitwe y'abanyarwanda cyangwa se mu mitwe y'abantu bakunda umupira w'amaguru mu Rwanda. Dukomeza no kumwifuriza iruhuko ridashira ndetse umuryango we ukomeze kwihangana. Jean-Mambere Gatsare rero ni izina riremereye cyane cyane mu gitangazamakuru cya siporo cyo mu Rwanda. Yabereye benshi urugero ndetse ubuhanga bwe muri uyu mwuga nta muntu n'umwe wabushidikanyaho. Niwe wise umukinnyi w'umunyabrazil Ronaldo fenomene y'igifaru cyangwa se kubera imbaraga n'umuvuduko yagiye akoresha cyangwa se akiyerekana mu kibuga. Jean-Mambere Gatsare rero yari umuhanga mu kogeza umupira ndetse no gucukumbura no gutangaza amakuru by'umwihariko arebana n'imikino, ari nabyo abantu benshi bamumenyeyeho cyangwa se aribyo abantu benshi bamenye akora. Muri iyi nkuru rero mutwemerere tugaruke ku kintu cy'ingenzi wamenya ku buzima bw'uyu munyabigwi witabye Imana mu ijoro ryatambutse tariki ya 21 Werurwe mu mwaka wa 2025. Mu busanzwe rero amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Jean-Mambere Gatsare. Yari umunyamakuru wamaze imyaka 31 mu mwuga w'ubunyamakuru. Urumva rwose ko yari legend rwose mu bintu uko byagenda kose. Rero iby'ingenzi wamenya kuri uyu munyabigwi Jean-Mambere Gatsare, uyu mugabo yabonye izuba se mu mwaka w'1970 niho yabashije kuvuka. Mu mwaka w'1994 nibwo yinjiye mu itangazamakuru nk'umunyamwuga. Dore rero iby'ingenzi ukwiye kumenya kuri umunyabigwi ndetse dore n'ibinyamakuru yakoreye ikinyamakuru cya Radio Rwanda mu 1994 kugeza mu 1997. Ayakoraga kuri Radio Rwanda. Yavuye hano kuri Radio Rwanda ajya kuri Radio BBC mu 1997 ageza mu mwaka w'2003 ajya kuri Radio Rwanda nanone. Avuye kuri BBC guhera mu 2003 kugera mu 2010 ndetse ahita ajya ku Isango Star mu mwaka w'2010 ageza 2017. Ubu ngubu yakoraga kuri Rushyashya kuva mu 2019 kugeza ubu ngubu aribwo yitabye Imana aho yari arwariye. Gatsare rero yakoze kandi amahugurwa y'itangazamakuru ku rwego ruhanitse mu bihugu bigiye bitandukanye ku isi birimo Kenya, Misiri ndetse n'Ubwongereza. Hirya y'imirimo ijyanye n'itangazamakuru yakoze indi mirimo itandukanye irimo kuba umukozi ushinzwe itangazamakuru mu bigo birimo nka Naweb, icyahoze ari Electrogaze n'ibindi byinshi.
uyu mugabo rero ni umwe mu banyamakuru b'indashyikirwa u Rwanda rwagize, ndetse abenshi mu itangazamakuru rya siporo mu Rwanda bamufatiraho icyitegererezo, bamufata nka romodo wabo. Lambert rero Gatare yitabye Imana afite imyaka 55 y'amavuko, akaba yaguye mu gihugu cy'Ubuhinde aho yari amaze iminsi ari kwivuriza uburwayi bw'umugongo yari amazemo imyaka 2 ahanganye nabwo. Gatare rero akaba yari yubatse ndetse yari umubyeyi w'abana 3. Nubwo yitabye Imana ku myaka 55, umurage we uzahoraho iteka ryose kandi azahora ari icyitegererezo ku babyiruka binjira mu mwuga w'itangazamakuru ndetse no muri siporo muri rusange. Nakomeza kuvuga ngo Imana imuhe iruhuko ridashira kandi imworohereze ndetse yohereze n'abasigaye. Imana ikomeze ibane nawe, kandi nawe niba wamukundaga urakomeza kwihangana, kubera ko iyi si nyine niko bigenda kandi ntacyo twakora kugira ngo ibi ngibi tubikureho. Ikindi kintu rero ugomba kumenya nuko uyu munsi umubiri we wageze mu Rwanda, rwose wagejejwe mu Rwanda uyu munsi ku itariki 24 z'ukwa 3 2025. Uyu mubiri we nibwo wagejejwe mu Rwanda. Umubiri wa Jean Mambere Gatare rero aherutse ubu ngubu wageze mu Rwanda. Jean Mambere Gatare rero murumva ko Imana ikomeze iborohereze kandi imuhe iruhuko ridashira. Twihanganisha umuryango wasigaranye ikintu gikomeye cyane. Kuba umuntu w'ingenzi mu buzima ni ibintu bibabaza kandi ni ibintu biba bigoye cyane.